nyamugwe. Aya mashusho ni amashusho yafashwe n'ubundi kuri tariki ya mbere ukwezi ni Werurwe mwaka ni 2025. Aha ni muri Minembwe akomeje kugenda hagaragara umuriro mwinshi cyane. Byagenze gute ibi byose? Ni igitero gikomeye cyane ingabo za Tanzania zifatanyije n'ingabo z'u Burundi n'igisirikare cya FARD bagabye ku midugudu ituwemo n'abasivile cyane cyane muri imurenge muri Minembwe, aho hagabwe ibitero biteye ubwoba cyane. Ni imidugudu ituwemo n'abanyamurenge mu Minembwe ni muri Mikenye, aho byakomeje kugenda bigaragara ko hari gushya ari gukongoka. Ni ibingibi rero tugiye kuza kuba twibanda mu makuru yacu. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri mashya mu Rwanda, kanda kuri subscribe ukandi kuri like, ubundi tuze kugeza amakuru 5 kuri 5 kuri uyu munsi. Tariki ya mbere 23 twirwaneho yatangaje ko yatangaje ikibazo gikomeye cyane, ariko hari n'amashusho yakomeje kugenda asakara ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umudugudu utuwemo n'abanyamurenge cyane muri Minembwe mu Mikenye, aho hagabwa ibitero bikomeye cyane n'ingabo z'abarundi zifatanyije n'iza Tanzania, ariko nanone zifatanyije n'ingabo z'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARD, aho bagabye ibitero bikomeye cyane bakoresheje drone, indege zitabagira abapilote za drone zitwa kamikazi, banaga ibisasu muri uyu mudugudu tuwemo n'abanyamurenge cyane, bagakoresha indege z'intambara bakoresheje bagaba ibitero ku midugudu ituwemo n'abasivile cyane cyane, nk'uko tubikesha amasoko dukesha izi nkuru. Havuga ko igisirikare cya FARD ndetse na Tanzania n'u Burundi bagabye ibitero muri Mikenye, ibitero byari bikomeye cyane, byaje gutwika inzu z'abasivile benshi cyane, abandi barahunga, abandi bava mu byabo. N'amashusho yakomeje kugenda agaragaza kubura ubumuntu bw'ingabo za Leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse na za Tanzania zikomeze guhonyora amasezerano yasinywe iduha y'agahenge, ariko nanone zigakomeza kwibanda gukora itsembabwoko ku banyamurenge ndetse n'abandi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande MAA23 twirwaneho nayo irakomeza gutabariza n'ubundi abaturage batuye mu Minembwe cyane cyane mu bice bituyemo abanyamurenge bikomeje kwibasirwa n'ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ariko nanone n'abafatanyabikorwa babo, ubwo ndavuga Mai, nkavuga Tanzania, nkavuga u Burundi ndetse na Angola. Ibi ngibi byakomeje kugenda bitera agahinda abantu benshi, bikomeza kugenda bibatera umubabaro kubona abasirikare b'igihugu cya leta bafata abaturage batuye mu gihugu cyabo, abene gihugu babo bakabagenza gutya, bakabakorera ibintu bimeze gutya. N'amashusho rero yakomeje kugenda agarukwa aho ku mbuga nkoranyambaga, nubwo abantu benshi bakomeje kugenda bawugira mu biri kubera mu burengerazuba bw'isi, aho Amerika iri kugaba ibitero bikomeye cyane muri Irani nayo ikaza kuyisubiza hamwe na Israel. Reka nkubwire ngo nahanga nsoreje amakuru yanjye n'undi avuga mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Andi makuru aragaruka, reka nkubwire ngo iyi ngiyi ni Kivu update.